So holding on to everything that's standing on. I don't wanna say goodbye, 'cause this one means forever. Now you're in the side that thinks you never first of all. Here I am alone between the heavens and the embers. I will never sing, okay, I'm so powerful. I don't need leaders to pray. I'm so confident, yeah, I'm unstoppable today. Biterwa nuko wowe muri wowe uri kubyumva. Ntabwo ari ukuvuga ngo tugendana n'iby'isi, ahubwo ikujemo nikora. Iyo wumva ko nyine urashoboye. Mu bintu byose turashoboye. Rero tugomba gukora buri kimwe kontenzi yacu, ntabwo ari ukuvuga ngo nuko dukora ibyiza. Na gospel twazikora twabishobora. Yanguye kure mwisayo ibyaha, maza mu bugingo bw'iteka. Umucyo mwinshi wamurikiye ubugingo bwanjye. Ukuteye nukusa birangaragura. Je suis vraiment fou de toi. Amaso yanjye ni wowe areba. Urukundo wamaye ruma kwifuza, kandi sinicuza. Je te promets mon bébé, je serai so you for life. Bébé, bébé, bébé. Baby, 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 'cause I've been on my food that time. Yeah, oh, baby, 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 'cause I've been on my food that time. Johnny was a new Teresa, Seni Ramune Teresa, Sawe Basi, no mono tunge. Jane fuza kumumuna tumwe onyine gusiyuje mburu kwa nifata nkayaga sinzi niba unambona meze nk'uwihoma inshuti zihora zinseka ubanza nararwaye akadege mbona abandi bahamagarana every night gusa nditina ngaha tutazana niyama tuza ko tugumana gusa nunikoza simbasha kukureka nafashe dose zandembya. 'Cause I think you deserve someone like me, and I dictate to you. Oh, nothing sweet like you, Kwisi. Ni wowe wanyizirungu, my baby humura. Nditinya kubikubwira nicyo kibura, ndipinga kanabukunda ntacyo bandusha, nzitanga nzekubwawe ntacyo nakora. Stay with me, nzitonda mbirinda amakosa. I need you by my side, baby, in my life. Trust me, rwose ndagukunda simbesha. I'm dreaming every night, mbona turi kumwe gusa nakanguka, ngasanga ari inzozi, ese umunsi uzagera, kugumya unindira, naheze mu mayira abiri, sinzi icyo gukora, ngira ngo mbonye uburyo mbivuga, bikarangira unsize. Someone like you, and I dictate to you. Oh, nothing sweet like you, Kwisi. Ni wowe wanyiziriro. Yes, ladies and gentlemen, my name is Eric Sonjide, Superboy Sama ntibago ntahita bwiza muzitagira inenge no gutuyongera nkora kuko pete ya pushinze ya propoza my equipe za pete bayitupa mu matsinda. Abanzi ndabasuhuje n'abatanzi ntimubigire ikibazo kuko nanjye ntabwo mbazi.
reka ntanye suza abantu bari hirya no hino mu bice by'isi bigiye bitandukanye by'umwihariko muri East African Community u Rwanda, Burundi, Uganda, Kenya na Tanzania, ndetse ntibajye n'inshuti z'abadiaspora zigiye ziri hirya no hino hagiye hatandukanye. Uyu munsi wa none reka ntanye nshimira umuntu wabasha gukora subscribe kuri Big Town TV, ndetse nongeye guheza ikaze nawe ukigira ku biro Big Town TV. Icyo usabwa nta kintu, ukanda akanyenyeri, ndetse akanyenyeri kahehe no gukanda icyitwa akazogera wibuka no gukanda senda byita ngo gufollowing imbuga nkoranyambaga zose za Big Town TV. Uyu munsi wa none rero nukuva mu buryohe tujya mu bundi, nkuko muri kubibona kuri kamera za Big Town TV cyangwa se kuri Smart TV zanyu. Uyu munsi wa none twakiriye abakobwa beza ndetse babaririmbyi basa neza mu byukuri, amajwi muri kugenda muyumva iruhande rwanyu cyangwa se mu matwi yanyu, n'abana beza mu byukuri. Sinzi uburyo ndibuze kubavuga kuko buriya nimba hari ikintu cya mbere kibaho no gusapotinga impano. Narabwiye nka Professor Cyucyu, iyo mbonye impano rwose mu Rwanda sinjya nyisiga inyuma. Uyu munsi wa none rero tugiye kubana mu kiganiro na bamwe mu baririmba indirimbo zigiye zitandukanye, yaba gospel ndetse n'indirimbo z'isi. Si nibyo gusa, buriya ngo bafite n'izindi impano zigiye zitandukanye. Muraho neza abakobwa beza? Muraho? 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 Ahubwo nicyo navugaga none. Ko muvuga gake? Mwigereze mikoro tubumve, ntabwo ndi kubumva. Okay, twabikoze. Amajwi yanyu hejuru. Nuvuga ngo kenshi bajya kuvuga ngo abakobwa b'imitima ngo bakunze kuba ari abakobwa bavuga gakeya, ariko uyu munsi ntabwo nshaka kumukoresha imitima yanyu. Ndijya mukoresha amajwi yanyu nabo muri bo none ahangaha, sibyo? Nk'abartiste twifuje kuganira nabo kuri Big Town TV, ndagira ngo mutangire imbere na mbere musuhuza abanyarwanda cyangwa se isi yose bakurikiye muri rusange, umwe kuri umwe. Turabasuje cyane, turabakunda. Twatwifuje ko twabagaragariza. Buretse gato, umuhanzi ahava akagera yinjirira mu ndirimbo iyo agiye kwivuga kandi akirekura tukamwumva. Twagiye. Janifuza kumumuna tumwe wonyine, usiyuje mburuko nifata nkayaga, sinzi nibona mbona meze nk'uwihuma, inshuti zihora zinseka banza nararwaye akadege. Okay, amazina yanjye ni Marimaya Pierre. Ndabasuje cyane, ndabakunda. Nuko ndi twaje ngo tubagezeho kano kantu, turabashimiye cyane. Niwe warwaye akadege? Kaje gukira se? Byari bingesheje kuri. Yo shapore nukuri nanjye kigeze kangongera mu kirere, ariko ndareba ndavuga ati nubundi ntawe ugonga indege atwaye igare. Ndavuga ati ntibyari ngombwa, nahise nkira. Yego. Tugura muri icyo gihe twari kuvurana. Ingora tasingo. Dukomeze iruhande iburyo bwawe. I'm so holding on to everything that's standing gone. I don't wanna say goodbye, 'cause this one means forever. Now you're in the side that thinks you never first of all. Here I am alone between the heavens and the embers. Murakoze. Amazina Diama Happy. Ndi umuririmbyi ubikunda kandi nkunda abanyarwanda. Murakoze. Buretse gutanga mikoro, kumbe rata nakumvishe kera, kumbe niwe Diama. Yego. Abandi barazicukuye barazibuze, arahaziri gutembera. You're the perfect. Wow, byiza cyane. Diama Happy. Yeah. Mfite amazina meza Diama. Murakoze cyane. Twakomeje ibumoso bwawe hirya ku ruhande. I'll smile, I know we're tattooed for this time. Although I tell the sun goes down, I throw it at night time. Oh yeah, oh yeah. I tell you want to wanna hear. In my song races, oh wanna share the tea. It's never the light time. Yeah. I put my armor on, show you how strong my yeah. I put my armor on, I'll show you that I
I'm unstoppable. I'm a poacher with no blade. I'm invincible. I will never sing okay. I'm so powerful. I don't need believers to pray. I'm so confident. Yeah, I'm unstoppable today. Yeah, murakoze. Nitwa Asya Belize. Ndahanga muri aka kanya ndi umuririmbyi nkunda kuririmba nkunda nyine ibintu byose bijyanye n'umuziki namwe kandi ndabakunda murakoze. Wow, Asya Belize. By'umwihariko rero njye nayo ntangiye no kurira. Asya Belize araririmbye numva neza emotion zitangiye kumfata. By'umwihariko mwese muri abaririmbyi beza pe. Mu by'ukuri umuziki wanyu mwawigiye mu Rwanda cyangwa mwabaga mu Burundi nako muri Amerika? Ni muri Amerika. Ariko no mu Rwanda. Muvuye muri Amerika? Cyane. Oya se kandi. Majoro byaturaje. Oya se. Nawe mwaraye amajoro muri Amerika? Cyane. Hari aboro nigeze mparota nagiyeyo. Gusa ariko mbyukira Bujumbura. Avuga ati indege ishobora kuba yayobye. Ariko biza kurangira nyine mbona ari ibintu biri aho ngaho. Ariko nanjye urumva nkunda gukabya inzozi wani nzajyayo. Uko namwe murara y'amajoro se kurumva ngiye ndinde kutajyayo. Natwe ko twaye tuzikabiriza aha. So by'umwihariko twayikaze kuri Big Town TV. Yego dukwita tubangura uyu munsi wa none muri abanyempano bagiye batandukanye by'umwihariko babaririmbye kandi beza. Igitekerezo cyo kugira ngo mwinjire mu nganzo yo kuririmba mbere na mbere hagati yanyu ko muri batatu ninde wakizanye? Urajya umuha mikoro okay umwe kuri umwe urajya ibyo kuvuga by'umuha mikoro twumve. Undi ntago nyine twatangiye turi batatu gutya. Buri wese yaririmbaga ukwe so nyuma nyine tuza guhura ntago natwe twari tubizi tuza guhura buri wese aririmbye twumva arabizi dutangira nyine kujya turirimba gutya tu mwihuriza hamwe. Yego uyu munsi wa none muri abanyeshuri. Yego niko ntekereza cyane. Buri wese yiga mu mwaka kangahe? Dure kuri Asya wiga mu kangahe? Aho niga cyaho ngiye. Aho wiga kuko aho urajya ntabwo mpazi. Niga level 4 NIT. Okay. Nanjye niga Senior 2. Oh no, Senior 2. Yego uyu munsi wa none nawe umaze kwinjira muri kariyeri y'umuziki. Kuki wumva ko wafata amasomo yawe ukayahuza n'umuziki? Kenshi bajya bakunda kuvuga ko umuziki cyangwa se abana binjiye mu nganzo mu bijyanye n'imiririmbire hari igihe bishobora gusubiza amasomo yanyu inyuma bikaba byatuma ushobora kurangara bikaba byanakuviramo gutsindwa mu ishuri. Byo birashoboka ariko nyine buriya buri kimwe kiba gifite igihe. Iyo ngeze mu masomo ndayakurikirana kuko nyine mba nteganya ko ari ahazaza hanjye. Najya mu muziki nyine nawo nkabyitaho nk'ibindi mu maraso cyangwa se nkunda cyangwa nisanzemo nk'impano yanjye. Ntabwo nyine wenda kuwujyamo ntabwo ari ukuvuga ngo urawujyamo ngo urekuwe amasomo kuko nayo abazakugirira akamaro mu gihe kizaza ndetse no mu muziki urimo. Yego. Aha dukomeze. Njye niga level 4 multimedia. Yego. Ku cyo waruvuze ntabwo numva ko muzika yatuma usubira inyuma amasomo kuko buri kintu tuba dufite igihe cyacyo. Mu gihe cy'amasomo turakora nyine ibiri ngombwa by'amasomo and then twajya no mu muziki nabwo tugakora. Rero dufite hose kandi dushyigikiwe n'Imana byose birakunda. Yego. Tukiri kuri Diyama uyu munsi wa none tugitangira mukinjira hano mbonye ukuntu muza muririmbo turirimbo twisi ndavuga ati saba abana batangiye kwinjira mu bintu by'isi. None ngatumenyere ko abana bato b'abakobwa by'umwihariko baza baririmba injyana za gospel. Why kuki mwebwe mwinjiye mu bintu by'isi? Nuko muri abantu mukunda ibintu bya ndabyitangukira ni iby'isi cyangwa nuko biterwa nuko wowe muri wowe uri kubyumva. Ntabwo ari ukuvuga ngo tugendana n'iby'isi ahubwo ikujemo nikora. Iyo wumva ko nyine urashoboye mu bintu byose turashoboye. Rero tugomba gukora buri kimwe ku ntsinzi yacu. Ntabwo ari ukuvuga ngo nuko dukora ibyiza. Na gospel twazikora twabishobora hose twakora.
yego. uyu munsi wa none tumaze kumenya ko urubyiruko rwinshi rumaze kumenyerwa ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko rusigaye rukora ikintu bita pull up. Iyo bavuze pull up mumva ari ibiki? Numva ari nk'ama parties Yego. like mukajyana mugakora nka party mukenjoy, numva ari nka enjoyment. Niyo mpamvu nibajije ngo ese mwebwe ntimushobora kuba mwaje mukurikiye aho iyi si igeze. Uyu munsi wa none buri mwana muto ari kuvuka yumva ko agomba kuba kuri social media za Instagram, za TikTok, za Facebook, imbuga nkoranyambaga zose mukumva ko buri mwana wese ari kuvuka yumva ko agomba kuba ziriho. Uyu munsi wa none mujemo kuko mubikunze cyangwa ni gahunda yo kujya mukomeze mutwike nkuko nabandi bose batwika? Oya, ntago ari ugutwika. Twebwe bituri mu maraso nyine turabikunda, rero tukifuza gutanga ibyo biturimo ngo tubigeze ku banyarwanda muri rusange. Ntago ari ukugendera ku by'isi, ahubwo dukora nyine ibiturimo, twebwe turabikunda. Yego. Yego. Twakomeje tukiri aho ngaho, hari indirimbo mwinjiriyemo muje muririmba, niyo muhanzi witwa Lorena. inde? Lorena. Inde? Lorena. Lorena? Yeah. Inde? Lorena. Larienne? Yego. Ntabwo mba nzi ibyo, izo ndimi ntabwo nzi kuzivuga, nyaboneka ndisaziye imyaka 90 na. Larienne. Larienne. Yego. Iriya ni indirimbo yitwa Kadege. Oya. Twanditinya. Okay, nge naritinyutse. Okay, nyuma yuko muririmba indirimbo yitwa Nditinya, nakarimba mwaririmbye neza, ndavuga ati abana ko byasa kose ashaka ko ari abana bazi gukora mu nganzo. Mushaka ko muzi no gucuranga, ni ibintu byanyu? Turaririmba gusa ariko turi kwiga. Ibyo nabyo tubifite mu nzozi zacu ko tuzabimenya. Okay. So twajye n'indirimbo ya kabiri nyuma yuko muririmbye Nditinya. Ni Nditinya harya niko mwavuze? Okay. Indirimbo ya kabiri kandi ku majwi ari hejuru, twumve ko yanganza ari yanyu cyangwa se nimba ari yo mushakisha. Ukuteye nukusabira ngaragura, je suis vraiment fou de toi, amaso yawe ni wo wareba, urukundo wamaye rumara kwifuza, kandi sinicuza, je te promets mon bébé, je suis so you for life, bébé, bébé, bébé. Baby, 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 cause I've been a fool that time. Yeah, oh, baby, 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 cause I've been a fool that time. Fou de toi. Ariko iyo bavuze fou de toi mwumva ari ibiki? Maybe I think for the 20. Mukiriho Mike twumve ukabyumva. Iyo wumvishe fou de toi bawumva ari ibiki? Fou de toi bisobanuye naragusariye. Jewe Nge niko byumva, naragusariye. Shuwa? Shuwa. Yego utabimbwiye. Ntoya. Ni nyine ni ubusobanuro bw'ijambo fou de toi. Yego. Uyu munsi wa none n'umushinwa koje kugira ngo subiramo indirimbo z'abandi bahanzi bitewe kwenshi bajya bakunda kuvuga ko abahanzi benshi iyo bagiye kuririmba binjirira mu nganzo z'abandi kugira ngo babashe kwisangamo amajwi yabo bashobora kuba bakoresha mu njyana zabo. Ese mwebwe nk'itsinda ryanyu ntaramenye izina cyangwa se ritaragira izina, kwanza mufite izina? Aya izina ryo naryo kuko nkuko niba ubyibuka neza natangiye nkubwira ko nyine buri wese yari ukwe. Buri wese aracyakora ku giti cye. Bivuze ngo ntabwo muratekereza ku cyo kuba mwakihuriza hamwe mukora izina. Yego. Bahaye izina mu izina rya Yesu. Murakoze. Uyu munsi wa none rero mwebwe mushobora hari indirimbo zanyu mufite ku giti cyanyu mwagiye mwandika, mushobora kuba mwahurizamo hamwe cyangwa buri wese yagiye yandika ku giti cye? Wenda uko mbitekereza buri wese yagiye yandika ku giti cye. Bivuze ngo ibintu byanyu biracyari amabanga, nta muntu uzi indirimbo yundi? Oya. Ku buryo mushobora kuba mwayihurizaho mukayirimba? Wenda ibyo ntago biraba. Buri wese acyakora ku ibanga rye. Yego. Koko? Koko. Hereza Diama mikoro. Urumva mwamaze kwihuza nk'abantu muzakorera hamwe muri timu. Yego. Uyu munsi wa none buri wese ibintu bye biracyari ibanga. Kenshi tumenyere ko hano mu Rwanda icyitwa amatsinda y'abahanzi iyo yihurije hamwe agatangira gukorana n'ubundi bitaramba asenyuka vuba.
ese mwebwe mwumva ku giti cyanyu mufite iyihe gahunda mu bikoranire yanyu cyangwa se mufite intego kuba buri wese azakomeza kwikora ku giti cye? Dufite intego y'uko twe tuzakorana twese Yego. turi batatu, kuko dufite byinshi byo guhuriza hamwe tugaha abanyarwanda kandi tugakora ibintu bihambaye turi kumwe, kandi kuko dufatanyije tunakundanye turi inshuti byadufasha cyane kuruta uko umuntu yakikorana ari wenyine. Imbaraga nyine zirenze z'umuntu umwe zirakora cyane kurusha iz'umuntu umwe. Numva twe tuzakorana tugakomezanya. Yego. Yego. Uwanditse indirimbo muri mwe we ku giti cye yiwe ninde? Ku giti cye wumva ko yayiririmba wenyine? Indirimbo nyine nkuko twabikubwiye, nyine twahuye wenda ngo twubake timu. Yego. Ako nyine tutarahura, urumva nyine umuntu uri wenyine ntabwo yabura uko yakishyira ku ruhande, ndabigerageza. Yego. Uyu munsi wari ufite indirimbo yitwa gute? Nyine yitwa byanashobora kutarayibonera izina ariko uyifite. Kora mu nganzo twumve. Tetanyeho izina. Every time zicara nkakubona sinzima nimva nkaho utari kure, cyane ibibaza ntibunekereza senikera mu ntekerezo zawe basi n'umunota umwe kanje bimvuna barahunaguhera ngese basi ujya untekereza ko njyewe mbona wowe uhora in my mind, cyane ibibaza ntibunekereza senikera mu ntekerezo zawe basi n'umunota umwe kanje bimvuna barahunaguhera. Aho naguhera bayinde? Aho naguhera bayinde? Bayinde? Marimaya. Marimaya ishobora ku izina ry'atararifata fresh. Indirimbo yitwa Aho naguhera by Mariana. Marimaya. Yego. Marimaya PR. PR. Yego. Uyu munsi none rero twese tuzi ko buri muhanzi wese cyangwa se buri artist wese ufite injyana yo kuririmba afite nk'umuhanzi runaka aba yireferaho. Marimaya ku giti cyawe uyu munsi wa none ninde muhanzi ureberaho ukavuga ati ndaba mu mitekerereze yanjye numva nshaka kuzatera ikirenge muke kuzagera ku byo yagezeho by'umwihariko nkaba nanamurengaho? Nyine mu buzima bwanjye busanzwe mba numva nkunda Aline Sano. Kuva kira kijuza gishobora? Oya si ngombwa ngo ni ndirimba ijwi rye. Okay, nyine buri muntu wese afite ijwi ritandukanye. Wenda nshobora kuba naririmba twaba twahuza. Ariko nyine nabwo buriya ijwi ry'umuntu ntabwo ryari burakumenyekana. Yego. Oya si ngombwa ngo ndirimba ijwi rye naririmba iryanjye. Ariko nyine wenda nkagerageza ngakora neza nkuko nakora neza. Niki kintu ukundira Aline Sano mu bikorwa bye bya buri munsi? Kintu nkundira Aline Sano, okay, afite ijwi ryiza. Okay, nyine uburyo ki ajya kuri stage ubona nyine ari umuntu ufite gahunda. Ukuntu ajya kuri stage urabikunda? Ubusaza akora nabwo urabukunda? Uyu munsi wa none kuki nka Marimaya uyu munsi we kuri stage yawe uyu munsi wa none mu bifate nkaho muri kuri stage muri guperforminga kandi nabyo muri guperformingira abanyarwanda kandi babakurikiye benshi abantu barenze 440 ni benshi cyane. Turibaza ngo nimba wahawe amahirwe yo kujya kuri stage uyu munsi wa none ukaba wirefera kuwitwa Aline Sano kandi ukaba waramaze kubona performance zibagenda kora umunsi ku munsi, turaza kuguhuriza he wowe nawe mu gihe wowe utuje muri performance yawe? Nyine buriya igihe nicyo gituma umuntu
agira acamuka ariko nyine turebye ntabwo aka kanya ntushye cyane. Yego nyine nanjye ndi kuri iyo stage wabikora abafana shaba babona umupira woroshye kuwukina. buriya umupira no kuririmba biratandukanye. Tuzabireba. Uyu munsi wa none wowe wirefera kuri inde wumva ushaka gutera ikirenge mu cye? Jewe nirefera kuri ndasabira ari Airways. Ongera ijwi. Umuntu nirefera ubu ngubu na Airways. Ndamukunda nkunda ukuntu akora. Ukunda? Ukuntu akora. Performance ze, imiririmbire ye ni umuhanga. First ubona ko ibintu arimo abikunda kandi abifitemo imbaraga. Nyine ni umuhanga n'umuhanzi kabisa. Indirimbo y'ibukunda? Indirimbo ye nkunda. Hajya uribuka umunsi yambwiraga yuko ashaka ko duhura, burya twarahuye nyimukubita amaso umutima urankuka, yasaga uwatinya kumbwira, yasaga uwabuze amahitamo, sinamubeshyera ko atankunze, gusa kugumana ntibyakunze, nicyo bita amahitamo, naramuretse aragenda. No, ati kuba ndi mwiza ni mwiza, no kunkunda arankunda ariko nago yanegereza, ati kuba ndi mwiza ni mwiza, no kunkunda arankunda ariko nago yanegereza, afite gahunda nago yanegereza. Mwihorere nge nzakwitegerereza ibyo bintu byo kwihuta urumva rekana nawe. Wow, ndumva ari neza cyane kandi mugwamo mu buryo buri fresh ku buryo ushobora kumva ko nyine umuhanzi wireferaho nyine ufite ukuntu ugenda ukurikirana ibikorwa bye, kandi by'umwihariko ushaka umuhanzi nyawe nyine ufite umuntu runaka wubakiraho ibikorwa byawe ukavuga ati intego yanjye ntabwo ari kugera aho yageze ahubwo ni ukuharenga kugira ngo nabo azakomeza avuga ati kuri uwo mwana akoresha iki kugira ngo uyu munsi none abandenze, biba byiza cyane. Yego, twagiye ni byiza. Hari akaririmbo watangiye uririmba ndavuga ati ariko uyu mwana ashobora kuba hari uburyo nyine ibintu bijyanye n'icyongereza bw'amo fresh, ndavuga ati kuki urefera ku banyamahanga nibyo? Oya sibyo. Indembo aririmbye bwa mbere ni yande? Ni ya Sia. Asiya? Sia. Ubu ni uwahe? Sinzi. Igihugu ntabwo kizi ariko uramuzi. Afite n'izindi ndirimbo ze. Yego. Hari indirimbo y'ubuzi? Yego. Uriya muhanzi rero ndashaka ari urajya wireferaho ibihangano bye. Maginga ya aba ari byo urajya ukunda kuririmba nyine kwitaho mu miririmbire yawe n'ijwi wakoresheje numvishe ari okay, ndavuga atanu ni neza. Indirimbo ye ya kabiri ushobora kuba wabuze? Ziri kure? Ziri kure. Twagiye. Hano mu Rwanda wirefera kuhe muhanzi wumva watera ikirenge mu cye? Ni Airways. Is on the way. Nawe niwe? Yeah. Nabo nibo. Indirimbo y'ukunda? Indirimbo y'Nkunda yitwa Wowe Gusa. Isi yanjye yose yuzuye wowe gusa, ibyishimo bindi kure udahari, nibera mu isi y'inzozi turi kumwe, niyo nsinziriye sinifuza gukanguka mba mu nzozi zanjye nawe, mbabarira ntuzansige njyenyine, mu maso hawe huzuye ukuri gusa udahari, isi yanjye yuzuye umwijima gusa,
waranganirije marirungu rirashira mbabarira niba ushaka ko mbona uzansige njyenyine nzagusiga mano ukuri nukuri pe yego uyu munsi wa none urugwamo fresh ni byiza ni iki kintu ukundira Ariel Ways umunsi bitewe n'uburyo umubona Ariel Ways ginde nkunda outfit yewe nkunda imyambarire ye nkunda nyine n'ibikorwa bye bya buri munsi yego n'uburyo yitwara cyane n'urukundo agira urarugira cyane yego mwese hamwe uyu munsi wa none ni iki kintu muri guteganyiriza abanyarwanda mwumva ko mugiye kubatunguza nk'abana mukinjira mu nganzo yo kuririmba ndetse mwumva ko mugiye gukora umuziki by business mufite gahunda yo gukora nyine mu buryo butari hari ukuntu nyine umuntu aba aririmba avuga ati indirimbo z'abandi bahanzi najya nzisubiramo uyu munsi wa none ni iki kintu muri guteganyiriza abanyarwanda mugiye kubagezaho nk'abartiste kandi mukiza ikintu nyine twabwira abanyarwanda ni ugukora cyane tukabagezaho nyine ibihangano bishya bazishimira nyine apana bino byo kuririmba turelax nyine natwe ubwacu tukabakoreramo tukabaha ibihangano byacu bishya kandi twizeye yuko bazabikunda yego ndi kwibaza ngo uyu munsi wa none twamenye abahanzi bakora mu itsinda ryitwa Alicia and Germaine murabazi Alicia na Germaine murabazi urumva yego twamenye witwa Vestina and Dorcas nabo babarizwa muri Vestina na Dorcas ubwo ni itsinda ryitwa gutyo ni rebo yabo uyu munsi wa none ndi kwibaza ngo ese mwebwe ntimushobora kuba mwararebye makubati barabana nimba barihurije hamwe bagakora umuziki natwe reka natwe tubishinge ntabwo tugende tubakope tujye gukora ibyo bintu akaba ariyo mpamvu nawe mwaje muri uruganda oya ntago ari ukubishinga nyine twebwe twaje muri ibi ari uko biturimo ntago ari ukubishinga kuko iyo ukoze ikintu kitakurimo ntago ugikora nk'uko bikwiye nyine ugikora ari nko kurelaxa cyangwa kwigana babandi bandi wahoze uvuga niyo mpamvu twebwe nyine twakoze ku giti cyacu atari ukubigana muje ku bwanyu yego hereza iyi mikoro Diama uyu munsi wa none abanyarwanda bakwitegeho iki nkawe ku giti cyawe nkanjye ku giti cyanjye ndaba first banyitegaho ibintu birenze kubaha imiziki myiza kandi nizeye ko bazabyishimira turapanga buriya twe muri groupe tuzabatamo umunsi umwe tubatema akarimbo karyoshye bitega ibintu birenze muri labo yacu yego twagiye urumva wizeye izihe mbaraga none ahangaha zatuma abanyarwanda uyu munsi wa none bari kubareba bagiye kubakunda bavuga ati aba bana turabashyigikiye turi kwifuza ko music yabo yatera imbere yava ahantu hamwe ikagera ahandi ndetse by'umwihariko buriya dukurikiwe n'abantu benshi kandi iyo wigaragaje neza umunyarwanda buriya ni umuntu uzi kwitegereza umuntu akavuga ati uyu muntu afite impano iyo akurebye akabona hari uburyo bishobora kuba byavamo uyu munsi wa none dufite abamanager benshi bagenda bashora amafaranga mu bana bakizamuka akavuga ati reka bamenemo amafaranga mugende mukore music yanyu tuyirebe tuyumve twumve ko iryoheye amatwi ndetse ko inogeye amatwi tubitegeho iki mufite izihe mbaraga zo ku ibyo bintu mwabikora nyine nawe urabyumva umuntu ufite impano nubwo abantu batamwizera ubwe nyine aba yumva hari ikimurimo imbere imbaraga nyine mwatwizeraho ni uko tuje tuzaba abadasanzwe tuje tuzababera abadasanzwe tuzabagezaho ibyiza kubw'ubufatanye bwacu tuzabikorana imbaraga kandi bizaza ari byiza cyane birengeje uko bo babitekereza batureba kumve ko bizavamo yego dufite ibyizere ko bizavamo icyo musaba abanyarwanda ni igiki magingo yanga rero nk'itsinda ryanyu tutaraha izina icyo dusaba abanyarwanda ni uko badukurikirana dukurikira nyine no kudusharinga kandi turabakunda cyane yego kandi no kuba badufasha tukaba twazamura impano yacu tuzabashimira cyane
muhereze gira icyo ubwira abanyarwanda mu byifuzo byawe. ikintu nabwira abanyarwanda muri aka kanya ni ukudushyigikira nyine bakadutega amatwi kuko hari byinshi dushaka kubabwira. Ni ukudushyigikira nyine bakaduha ubufasha bwabo, sapoti yabo turayikeneye, kutwumva, kudutega amatwi no kudufasha nyine mu byo tuzaba turimo gukora byose. Yego. Iyo umuntu abwira abanyarwanda nibabwira reba njye ntabwo ndi umunyarwanda, ndi umunyarwanda 100%. Cyane. So uyu munsi none rero indirimbo yanyu ya gatatu dusoza ikiganiro ndetse mujyana message mukenera abafana banyu kuko guhera uyu munsi wa none mufite abafana babakurikiye ndetse bamaze no kubakunda. Indirimbo ya gatatu dusoza. Iri kure muhereze tugende Diyama yayibonye. Tutema tugende. Fata mic wowe. Ufite gospel yihuta tugende. Guiteka Imana muremyi w'isi n'ijuru, ngo wangiriye neza sinzi uko nabivuga, uyankuye kure nk'isayo y'ibyaha maze mu bugingo bw'iteka. Umucyo mwinshi wamurikiye ubugingo bwanjye, ankozeho wese mera ko ndahinduka, nanjye nzibera mu mahema yiwe, zamutegereza sinzarambirwa. Uwiteka Imana muremyi w'isi n'ijuru, yangiriye neza sinzi uko nabivuga, yankuye kure nk'isayo y'ibyaha maze mu bugingo bw'iteka. Umucyo mwinshi wamurikiye ubugingo bwanjye, ankozeho wese mera ko ndahinduka, nanjye nzibera mu mahema yiwe, nzamutegereza sinzarambirwa. Ambwira akankunda buri munsi, ambwira akankunda buri munsi, ni mwiza ni mwiza ni mwiza kurusha uko mbivuga, amenyera kure kuri ibyo nibwira, nzamutegereza sinzarambirwa. ambwira akankunda buri munsi, ambwira akankunda buri munsi, ni mwiza ni mwiza ni mwiza kurusha uko mbivuga, amenyera kuri ibyo nibwira, nzamutegereza sinzarambirwa. Yes, murakoze cyane rero. Reka tubashimire cyane. Murakoze cyane ku karirimbo keza k'Imana ka gospel mutugejejeho, ariko ratamurimo n'abaririmbyi beza ku rwego mushobora kuba muramutse mukoze kadeo ka korali mwajya murimba mu misa ya mbere n'iya kabiri bikaryoha. Nubwo muri abadepera ariko ntacyo mwajya mujya no mu ya gatatu. So uyu munsi wa none rero message ya nyuma mwagenera abanyarwanda kugira ngo dusoze ikiganiro ndetse tunabateguza ko reka byivugire uyu munsi wa none iri tsinda muri kona imbere yanyu kuri kamera za Big Town TV ndetse bitarenze mu kwezi kumwe, uku kwezi kwa munani tubagezaho indirimbo nshyashya yabo ya mbere, yaba iri mu buryo bwa audio cyangwa se bwa video, ariko turayibaha mu kwezi kwa munani. Muyitegure mwumva ko aba bana tugiye kubagezaho ibihangano byabo, ndetse nawe udukurikiye nonanga kuri Big Town TV kandi wumva ko ugomba kubashyigikira. Uyu ni wo mwanya kugira ngo uhabwe ikaze, ubona ahantu hawe ho gushora amafaranga. Aba bana rero uko ngena giye mbabona by'umwihariko uramutse ubashoyemo ntago wahomba, ariko mwatse kujyana amafaranga mu kabari mukayazana mu muziki. Yego, message yanyu rero dusoza ikiganiro mushobora kuba mwagina ku banyarwanda kugira ngo turebe ukuntu ibintu bimeze. Ubwo bwa mbere mbonye umuntu ushaka kurikina abwira abanyarwanda twagiye. Murakoze. Message twaha abanyarwanda no kudushyigikira cyane cyane. Ntabwo ari message mwabaha, icyo mwabasaba ahubwo. Icyo twabasaba noneho message twabaha nuko twebwe nyine turi hano ku bwabo. Turi hano ku bwabo, tuzabagezaho ibintu byiza kandi twizeye yuko bazabikunda. Yego.
yego turibaza ngo mwebwe mufite imbaraga zo kuba mwakora umuziki cyangwa dukenere support y'abantu bari kubareba kugira ngo mubashe kuba mwakora umuziki uyu munsi wa none kugira ngo ibihangano byanyu cyangwa se impano zanyu zijye hanze mufite imbaraga zo kuba mwakora cyangwa baramutse babapushinze nibwo ibintu byagenda neza kurushaho murakoze twebwe ubwacu nta mbaraga dufite icyo twasaba ni inkunga y'abanyarwanda support yabo yego Diama message hariyo message wabageneye uyu munsi murakoze cyambere tubamenyesheje batwitegure nyine batubonemo ibintu birenze batwizere ikindi baduhe support cyane dukeneye support kandi dukeneye icyizere cyabo turabakunda murakoze ngaho muhuze mu tubasezere murabeho tuzongera tubonane twaje makuta kandi mu gusezera twigendera tuzongera tubonane murabeho tuzongere tubonane murabeho tuzongera tubonane abashyitsi badusuye Imana ibaha umugisha n'abamarayika nabo babatambatambe dusuye Imana ibaha umugisha abantu twasuye Imana ibaha umugisha so barakoze cyane rero itsinda ryiza cyane ry'abaririmbyi beza kandi bagwa mu nganzo ukumva wanaryoherwa ukaba wakifuza kumeza kumva ibihangano byabo nawe ugumva ibyanjye mba ndenza ahangaha nanjye n'ubwo mbona ahangaha simba ntuje mba numva nagiye ndyoherwa n'inganzo zabo nkumva nanjye nakomeza nkabatamo ariko nanjye nimugira amajwi nkajya imbere ya kamera ibintu nabakorera so murakoze cyane rero badukurikiye kuri Big Town TV icyo mbabwira cyo ibiganiro bya Big Town byo nakagaruka kandi nongera kubasaba gushyigikira impano nyarwanda kugira ngo zirusheho kugenda ziyongera ndetse zirusheho gutera imbere. Yari Big Town TV ngera ari Professor Cyucyo ibiganiro bya Big Town byo nakagaruka ciao ciao.